Ndumba uraho, nitwa Romeo Janvier. Hari ubutumwa DC Clement yanditse yifuza ko mwabugeza ku banyarwanda bagiganjemo gusaba imbabazi kubw'ibyabaye ahahise. Ni ubutumwa yanditse tariki ya 2 Mata 2026. Buragira buti: impamvu gusaba imbabazi nanitandukanya n'abakomeje gukoresha ibyambayeho mu nyungu zabo ntazi. Banyarwanda n'abanyarwandakazi, nshaka kubamenyesha ko ciye bugufi nsaba imbabazi kubw'inyandiko, amashusho, amajwi byasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Mu by'ukuri twakoze binyuranyije n'amategeko maze tugasenyerwa inzu. Byaje kuvamo kugira umujinya utari ngombwa nkakora ibyaha. Rero nsabye imbabazi n'akamba k'ibyabaye ari ubwa mbere n'ubwa nyuma bibaye. Aho ndimeze neza, ibyo binyurwa n'amategeko ndabihabwa, kandi niteguye ko n'ingaruka nzaba urugero rwiza. Nsoza nagira ngo mbikuye ku mutima nsaba imbabazi nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kahora atugira inama nk'urubyiruko zo kwiteza imbere, hanyuma ngewe nkaba namutengushye ndetse musezeranya ko bitazongera. Aho ndi ndatekanye, ndarinzwe kandi ndabakumbuye. Niyigaba Clement aranasinye. Ubu ni ubutumwa bw'uwitwa DC Clement amaze kuba yandika ubwo ahantu aherereye hariya muri kasho, akaba arimo asaba imbabazi. Ni nyuma yasaga yamubayeho ejo bundi ubwo yari ku kibanza cyangwa se ku ishuri ryiwe n'undi mugabo bafatanyije. Iryo shuri ryitwa Dondodier School, rikaba ari ishuri bafatanyije n'uwitwa Anatole. Uyu nguyu akaba ari umushuti wa DC Clement uba mu Bushinwa, akaba ari nawe bafatanyije iri shuri, ndetse n'iki cyangombwa cy'ubutaka cyangwa se icyangombwa cy'ishuri cyangwa se icyangombwa cy'imyubakire bahawe n'umurenge ndetse n'akarere ka Gasabo, kikaba cyanditseho uyu nguyu Anatole. Ariko mu by'ukuri DC Clement kubera ko ari uba hafi ya Kigali ndetse ugasanga ari nawe ufite ijambo nk'umunyamakuru w'icyamamare uzwi kuri YouTube no ku maradiyo no ku mateleviziyo nka Isibo TV na radio, akaba ari we wasaga naho ari umuvugizi w'iri shuri, ndetse akaba afitemo n'imigabane muri Dondodier School. Ni ishuri riherereye hariya mu murenge wa Jabana, ndetse akaba ari no mu kagari ka Taba, ubwo ni mu karere ka Gasabo. Ni saga rero yabayeho ubwo uyu mugabo yasabaga icyangombwa cyo kuvugurura ahantu bari baguze ubutaka burimo akazu k'umuturage, ariko hegeranye n'ishuri ryabo. Ubwo bikaba byaravugaga ko bagomba kuvugurura iyo nzu yari irimo ishaje, hanyuma bakakuramo ishuri. Ibyo rero byari bihabanye ngo n'icyangombwa bari bahawe cy'umurenge, kuko uyu murenge wari wabategetse kuvugurura iyi nzu, igihande cy'inyuma n'igihande kimwe cy'ibumoso bagasimbuza n'amabati. Ariko urumva ntago bari bababwiye gusenya ngo bubake ishuri nk'uko mwabonye iyi video yerekana barimo gusenya kuri ririya shuri. Uyu mugabo rero we muri ibyo gihe yaraje avuga yuko injeniyeri w'umurenge ndetse n'abitwa abahigi ngo bashobora kuba byihishe inyuma, bakaba barabariyenga amafaranga ya za ruswa, harimo ngo 900 bahaye abo bahigi, ndetse ukumva ko ashinja inzego zimwe na zimwe ko ziba zarabateje abantu bita abahigi babarya amafaranga, hanyuma nyuma bakaza kugira gutya bakabasenyera. Uyu mugabo rero akavuga ko yahombye amafaranga menshi cyane agera muri miliyoni za 70. Ibyo byatumye rero azamura umujinya cyane, ararakara cyane, bituma avuga amagambo atari ngombwa, amagambo y'umujinya y'uburakari, akaza kuba ari nayo yatumye ako kanya ubwo yari kuri tele barimo bamusenyera, ibyo yavugiye kuri mikoro za BTN TV hamwe na Ndahiro Valence Papi byatumye ahita ajyanwa muri gereza, kuko ako kanya ntiyarenze aho ngaho. Polisi zahise zimushyira mu modoka zabo bahita bamujyana. Uyu munsi akaba barizwa muri kasho hariya muri RIB ya Jabana.
uyu mugabo rero akaba yamaze kugera ngo muri RIB, hanyuma urumva ni nko ku munsi wa kabiri yamaze kwicara ashyize ubwenge ku gihe, yandika ibaruwa asaba imbabazi inzego zibwite za leta ndetse n'abaturage muri rusange. Iyi baruwa ikaba yanyuze ku witwa Romeo Janvier, akaba ari umunyamakuru nawe uzwi cyane ndetse banakoranye kuri DCTV y'uyu DC Clement. Akaba ari we wayisohoye mu magambo ye meza atomoye, arayisoma ariko kumva ko ubutumwa bwerekeza ku witwa Dumba. Uyu nguyu akaba ari umu influencer, umuntu uzwi cyane hariya ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane za Instagram na za TikTok. Dumba uyu nguyu wibera muri Canada, ariko kandi akaba ari umuntu ufite ijambo rikomeye cyane. Ubwo rero akaba yavuga ati mumbwirire abanyarwanda n'izindi nzego muri rusange ko nasabye imbabazi, namaze kureba neza nkatekereza nkasanga nakoze amakosa, ndetse akaba avuga ati mumbabarire ntago ibi bintu bizongera. Ubwo rero DC Clement abamukunda, bakunda ibiganiro bye bitandukanye kuri radio na televiziyo Isibo, abamukunda kuri DCTV Rwanda, abo bose bakomeza musengere kandi bamuha imbabazi kandi nawe tumusabire kwihangana aho ari muri kasho, isheni igereho icike, hanyuma agaruke mu mirimo ye, yongera arebe ko yakwiyubaka, dore ko yaramaze kugera kure. Numva umuntu waramaze kuba ashinga ishuri ringana kuriya, akigerageza kwishyura mituweli abantu ngo bagera kuri 200, agahakaza abantu barimo kubaka hariya kuri iryo shuri, ndetse akaba yaramafasha mu burezi bw'abana hariya muri Jabana mu kagari ka Taba. Urumva ni umuntu w'ingirakamaro ukenewe cyane. Naze rero nibamushyiriremo imiyaga, aze yongere asubire mu kazi, arebe ko yashakisha ibirayi by'abana nk'abandi bose. Gusa ibyamubayeho yihangane, niko twavuga muri rusange. Umugabo nyine nuhura n'ibibazo akamenya nuko abyivanamo, kandi yabaye umugabo w'intwari gufata umwanzuro wo kwandika agasaba imbabazi. Yatekereje neza cyane kuruta uko yari kuguma kugira umujinya akikomeza, byari kuba ibindi kubera ko yari kuba ahagaze mu giti giteye ahantu isuri igiye kumanukana ikamuroha mu manga.